Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya mbere. Pawulo imbata ya Yesu Kristo, wahamagariwe kuba intumwa, kandi watoranijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanwe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'Umwuka Wera, bigahamywa no kuzuka kwe. Niwe Yesu Kristo umwami wacu. Niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa ku bw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babeshwa no kwizera. Kandi namwe muri bo, abahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Ndabandikiye abari i Roma mwese bakundwa n'Imana, bahamagariwe kuba abera. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Irya mbere, mwese mbashimiye Imana yanjye muri Yesu Kristo, kuko kwizera kwanyu kwamamaye mu isi yose. Imana nkorera mu mutima wanjye mvuga ubutumwa bwiza bw'umwana wayo, niyo nanzeho umugabo yuko mbasabira urudaca uko nsenze, kugira ngo naho byamera bite, Imana yemere kungendesha amahoro bikangeza iwanyu, kuko nifuza kubonana namwe kugira ngo mbahe impano y'Umwuka ngo ibakomeze. Tubone uko duhumurizanya mwebwe nanjye, muhumurizwe no kwizera kwanyu, namwe mube muhumurijwe n'ukwanjye. Ariko bene data, sinshaka ko mutamenya ko kenshi nagambiriraga kuza iwanyu ngo mbone imbuto muri mwe namwe nko mu yandi mahanga, ariko ngira ibisibya kugeza na n'ubu. Abagiriki n'abatarabagiriki, abanyabwenge n'abaswa mbafiteho umwenda. Nicyo gituma ku bwanjye nshaka kubabwira ubutumwa bwiza namwe abari i Roma. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo, gukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana, umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose, bashikamiriza ukuri gukiranirwa kwabo. Kuko bigaragara ko bazi Imana, Imana ikaba ari yo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge, kuko ibitaboneka byari byo ububasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo. Bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana, habe no kuyishima, ahubwo bahinduka bibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimo ari imicura umwijima. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka, n'iby'ibigenza amagurane, n'iby'ibikururuka. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni bononana imibiri yabo. Kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ari ishimwe iteka ryose. Amen. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Kandi n'abagabo nuko, bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe bakora ibidakwiriye. Buzuye gukiranirwa kose n'ububi, no kurarikira n'igomwa, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi, n'intonganya n'ubugambanyi, no gukina ku mubyimba, no gusebaniriza mu byongorerano, n'abatukana, n'abanga Imana n'abanyagasuzuguro, n'abirarira n'abahimba ibibi, n'abatumvira ababyeyi, n'indakurwa ku izima, n'abava mu masezerano, n'abadakunda ababo n'inababarira. Nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa, bashima n'abandi babikora.